are you? Tupac Shakur. Just watching niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility given. Tupac Amaru Shakur wamamaye cyane nka Tupac ni umuhanzi w'icyamamare ufatwa na benshi mu bakunzi b'injyana ya hip hop nk'intwari, dore ko nawe ariyo yaririmbaga. Yaza kuba akiri ku isi uyu munsi yari kuba yujuje imyaka 53. Tupac Amaru Shakur cyangwa se Tupac, ushatse kandi wamwita Pac cyangwa se Machiavelli, yavutse tariki ya 16 Kamena 1971. Avukira mu gace ka Harlem, aha ni muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tupac ni umuhanzi w'icyamamare ufatwa na benshi mu bakunzi b'injyana ya hip hop nk'intwari, dore ko nawe ariyo yaririmbaga. Twabakusanyirije amwe mu mateka yaranze iki cyamamare mu rugendo rwa muzika kugeza ashizemo umwuka. Tupac Amaru Shakur akomoka kuri Afeni Shakur na Billy Graham. Nk'uko urubuga rwa Wikipedia rubivuga, ngo amazina ya Tupac nyakuri yaba ari Lesan Parish Crooks, byaje guhindurwa kuko nyina yatinyaga ko abanzi bazagira nawe umwana we, dore ko yari anafitanye ibibazo na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gutandukana n'umugabo we Billy Graham, ari nawe papa wa Tupac Amaru Shakur, akajya kubana na Mutulu Shakur. Nibwo ngo amazina ya Tupac yahinduwe. Tupac yatangiye guhura n'ibibazo kuva kera akiri umwana. Yavutse sekuru we Elmer Geronimo Platt yarataye muri yombi ashinjwa kwica umwarimu mu mwaka wa 1968, mu gihe umugabo wa mama we nawe yarari ku rutonde rw'abantu bashakishwaga na FBI mu mwaka wa 1982. Akaba yarashinjwaga kuba yarafashije mushiki we gutoroka uburoko ubwo yari afunzwe, nawe ashinjwa kwica umuntu. Mutulu yaje gutabwa muri yombi mu mwaka wa 1986. Tupac yari afite abavandimwe batatu bari no mu ndirimbo ze. Mu mwaka wa 1986 umuryango wa Tupac wavuye Harlem wimukira i Baltimore, aha ni muri Maryland. Icyo gihe yararangije umwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Bageze Baltimore yagiye mu ishuri ryigisha ubugeni, yiga ibijyanye no gukora imivugo ndetse na jazz. Igihe yigaga muri iri shuri, Tupac yahawe ibihembo bitandukanye by'uko ari we wari umuraperi mwiza, kuko habaga n'ibitaramo muri iri shuri. Kandi yibukwa nk'umwana wamenyekanye kubera kwitwara neza mu bandi bana, kumenya kurapa no gushobora kumenyana n'abandi bana uko baba bameze kose. Tupac Amaru Shakur yakundanye na Jada Pinkett, ubu witwa Jada Pinkett Smith, akaba ari umudamu wa Will Smith bakiri abana, kugeza igihe Tupac yapfiriye. Muri documentary Tupac Resurrection, Shakur yaravuze ati, Jada ni umutima wanjye, asaba inshuti yanjye mu buzima bwanjye bwose. Pinkett nawe yamwitaga inshuti ye, akanavuga ko yari nk'umuvandimwe we, cyane ko nguko babanaga byari birenze n'ubucuti busanzwe. Tupac yanditse ibitabo n'imivugo byinshi kuri Pinkett bigaragaza ukuntu yamukundaga, ngo ndetse bakiri ku ishuri bahoraga bajyana no mu birori. Mwaka wa 1988 umuryango wimukiye muri Marin City, aha ni muri California, ahita ajya mu ishuri rya Tamalpay High School. Tupac yatangiye kuzamura ubumenyi bwe bwo kurapa mwaka wa 1990, atangira gukora indirimbo. Muri uyu mwaka yahise asohora album ye ya mbere yise Tupac A Lips Now. Mwaka wa 1993 yakoze album ye ya kabiri yabaye ikimenya bose yise Strictly For My Niggas. Mwaka wa 1993 yakoze itsinda ryarimo Big Psych, Makadoshi, umuvandimwe Maupulen Shakur hamwe na Rated cyangwa se R. Iri tsinda bakoranye album imwe bise Tag Life Volume 1 mu mwaka wa 1994, ikaba yaranakunzwe cyane. Muri iyi album kandi harimo indirimbo Pull Out of Little Rico ya Tupac yakozwe na John cyangwa se Jay Jackson. Wese anamukorera album yakurikiyeho All Eyes on Me,
Umuziki wa Tupac Amaru Shakur wibandaga cyane ku birabura, ubwigenge, akarengane, ubukene n'ubugome bw'abapolisi. Bamwe mu bantu Tupac yashakaga kwigana harimo William Shakespeare, Niccolo Machiavelli, Donald Goines, Sun Tzu, Kurt Vonnegut, Mikhail Bakhtin, Maya Angelou, Alice Walker na Khalil Gibran. Nk'uko yabigaragazaga mu ndirimbo ze, Tupac nta dini na rimwe yemeraga, gusa zimwe mu ndirimbo ze nka Only God Can Judge Me ni imwe mu mvugo zigaragaza ko yemeraga Imana. Tupac yagiranye ibibazo bitandukanye na leta, akenshi akaba yarabazwaga amagambo ari mu ndirimbo. Akenshi wasangaga avuga ku bagabo b'abirabura. Akenshi iyo habaga ibitaramo bye hakaba ikintu kitagenze neza, kuko hari n'igihe abantu barwanaga bashaka ko abasinyira autographe bakanarasana. Ibi byose byaramubazwaga, rimwe na rimwe akaza no gufungwa ndetse agatanga amande y'amafaranga menshi. Mu 1993 uyu muraperi yatawe muri yombi hamwe na bagenzi be, bashinjwaga gufata ku ngufu umugore wo muri hoteli. Nubwo yahakanye ko ntabyo yakoze, gusa ntibyamubujije gufungwa. Ndetse amaze kurangiza igihano agisohoka muri gereza yahise asubizwamo ngo kubera ukuntu yitwaye bamufunguye, ahita asabirwa kumara iminsi 120 mu munyururu. Nanone mu Gushyingo 1994 habura umunsi umwe ngo aburane. Icyaha cy'ubusambanyi yaregwaga yarashwe inshuro 5. Ku bw'amahirwe ntiyapfa. Nyuma yo kuva mu bitaro byahise bimwakira. Amaze kuraswa yahise ajya ku rukiko ajya kuburana ibyaha bigera ku 9 yaregwaga, ndetse yaje guhamwa n'ibyaha 3. Ku bindi 6 yabaye umwere. Yahise akatirwa igifungo kiri hagati y'umwaka n'igice n'imyaka 4 n'igice kubera icyaha cy'ubusambanyi cyari cyamufashe. Kuva mu mwaka w'1995 yakoraga igihano mu buroko, anasohora alubumu ye yise Against the World, yabaye iya mbere kuri Billboard. Undi muntu wakoze alubumu igakundwa kandi ari muri prison nyuma ya Tupac ni Lil Wayne. Tupac igihe cyose yari ari mu buroko, bagenzi be bamubwiraga ibya Illuminati. Amwe mu magambo atangaje Tupac yavuze mbere yuko yitaba Imana: nizera ko iyo ukoze ikibi kikugarukira, bw'ibyo ikibi cyose nakoze ngiye kubona ingaruka zacyo, ariko mu mutima wanjye ndumva nkora ibyiza, bityo ndumva ameze nk'ugiye kujya mu ijuru. Nimara gutabaruka abantu bazamenya icyo navuga. Aya ni amwe mu magambo Tupac yavuze mbere yuko yitaba Imana. Dore uko byagenze umunsi Tupac araswa. Mu gitondo cya tariki 7 z'ukwa 9 1996, Tupac yazindutse yerekeza mu mujyi wa Las Vegas barizwa muri leta ya Nevada kugira ngo abashe gukurikira umukino wa box barimo guhuza inshuti ye Michael Tyson na Bruce Seldon. Akigera Las Vegas mu masaha y'amanywa yahise afata icyumba muri hoteli izwi cyane. Iyi hoteli ikaba yitwa Luxor Hotel Casino. Uwo murwano wari witezwe n'abantu benshi cyane ku buryo MGM Grand Hotel yari kuberamo uyu mukino yari yakubise yuzuye. Icyo gihe Tupac yari yazanye na boss wa Marion Suge Knight, umwe mu bashinze studio Tupac yakoreragamo ibihangano bye. Aba bakaba baragira ngo birebere uyu mukino. Tupac hamwe n'abari bamuherekeje aribo Suge Knight, umurinzi we Frank Alexander ndetse n'indi nshuti imwe ya Suge Knight bafashe imyanya mu gice cy'abiyubashye, aho uyu mwanya umwishyuraga $1,000. Hashize iminota 2 gusa nk'umurabyo Mike Tyson yateye igipfunsi cy'akataraboneka Bruce Seldon ahita agwa hasi, umukino urangira utyo. Iyi nayo yahise ijya mu mateka nk'imwe muri kawo zihuse zabayeho mu mateka ya box. Icyo gihe abantu batangiye gusohoka banyuranyuranamo, bamwe na bamwe bishushuta. Tupac, Suge Knight ndetse n'abo bari kumwe batangiye gusohoka nabo. Bageze ku muryango habayeho kurwana gutunguranye hagati ya Tupac n'abo bari kumwe, aho bacakiranye na Orlando Anderson, umusore w'umuraperi wo mu gace ka Compton, aha ni mu mujyi wa California, ndetse bari kumwe n'inkoramutima ze. Iyi mirwano yahagaritswe n'abarinzi ba hoteli, ndetse ku bw'amahirwe Tupac yese yerekeza ku cyumba cye aho yari asanze fiancé we Kadada Jones. Amaze guhindura imyambaro, Tupac na Suge Knight
bahise berekeza mu gace ka Paradise Valley, ari mu mujyi wa Las Vegas, kuri villa y'akataraboneka ya Suge Knight. Ahagana mu masaha y'ine z'ijoro, Tupac, Suge Knight ndetse n'abarinzi babo berekeje mu nzu y'urubyiniro Club 662 cyangwa se Club 662 y'umukara. Suge Knight niwe wari umutwaye, aho bari baherekejwe n'imodoka enye zirimo abarinzi babo. Saa 5:05, ibirometero bike ngo bagere kuri Club 662, Suge Knight yahagaritswe na polisi kubera ko yagendaga avuza umuziki mwinshi mu modoka no kuba imodoka itari ifite plaque. Ibi bikaba byaragaragajwe n'ifoto yafashwe n'umupaparazi wari hafi aho, ndetse ikaba ari nayo foto ya nyuma yafashwe Tupac akiri muzima. Barenze aho uwo mupolisi yari ari, imodoka yabo yahise izengurukwa n'imodoka ebyiri batazi aho zivuye, imwe imbere ndetse n'indi nyuma, ndetse imodoka y'inyuma yarabasatiriye iciye mu ruhande rw'ibumoso. Abakobwa b'abirabura 4 bari bicaye muri iyo modoka baramwenyura. Nyuma yo kurokoka yabwiye urukiko avuga ko bakimara kuraswa yabajije Tupac niba ameze neza, maze ngo bitewe n'uko Tupac yabonaga amaraso menshi ku ijosi rya Suge Knight, aramusubiza ati, ni njyewe warashwe cyangwa ni wowe? Ndabona bakurashe mu mutwe. Bitewe no kumva urufaya rw'amasasu, polisi yahise ihagera maze berekeza kwa muganga, ariko kubera umuvuduko mwinshi mu nzira bakoze n'impanuka, maze amapine 2 yari asigaye y'imodoka yabo nayo aratoboka. Batabarwa n'ingobyi y'abarwayi ese igera aho ngaho, maze bose berekeza kwa muganga. Nk'uko abaganga babitangaje ngo mu nzira bagana ku bitaro, Tupac yagendaga avuga ngo ndapfuye, simbasha guhumeka. Kwa muganga bahise bamubaga inshuro 3 ngo barebe ko bahagarika kuvira imbere, banamuvanamo igihaha cy'iburyo. Iminsi igera kuri 6 yose Tupac yayimaze muri koma. MC Hammer, Mike Tyson, Jasmine Guy, Pastor Harry Charlton ndetse na mama we Afeni Shakur basimburanaga kuza kumusura, bose bakahava n'amarira menshi bitewe no gukomereka bikabije. Kuwa gatanu tariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 saa 10 z'ijoro zirenzeho iminota 3, Tupac Amaru Shakur yashizemo umwuka. Hari mu masaha 11 za mu gitondo ubwo umubyeyi we yahageraga agashyikirizwa umurambo. Hakozwe imihango yoroheje i Las Vegas, aho umurambo wa Tupac Amaru Shakur watwitswe. Bikaba binavugwa ko ifu rye ryahise rishugunywa mu nyanja. Habyo kumushyingura ku mugaragaro byabayeho. Bivugwa ko kandi nyuma yo gutwika umubiri we, bimwe mu bisigazwa bye abagize itsinda ryari inshuti ze bahise babikusanya bakajya babivanga n'urumogi cyangwa se marijuana bakajya babinywa. Umuntu wishe Tupac ntiyashakishijwe cyane ko umuryango we ntiwabishatse cyane, gusa bakeka ko yishwe n'abigeze kumurasa mbere n'ubundi ariko ntapfe. Kuva Tupac yapfa yabaye mu maritiri mpuzamahanga nk'aba Bob Marley na Che Guevara. Ubuzima bwe bwatumye habaho abitwa Tupac Star ku mihanda ya Brazil. Ibikuta byo kumwibuka byubatswe ahantu hatandukanye muri Espagne, mu Budage ndetse na Brazil, ndetse no kwambara bandana ku rubyiruko ko muri Afurika y'Epfo n'ahandi bikorwa nk'urwibutso rwa Tupac. Nubwo Tupac kuri batakiriho, gusa na n'ubu harakibazwa icyishe nyuma y'urupfu rwe. Umwe mu bari inkoramutima ze Yafeo Kadafara, bari no mu bari bamuherekeje igihe yaraswaga, yavuze ko yari yiteguye gutanga ubuhamya kuko yiboneye n'amaso ye ababarashe. Ariko nyuma y'amezi 2 atangaje ibyo, umurambo we waje gutoragurwa mu muhanda i New Jersey. Tupac yavugaga ko Imana yonyine ari ikwiye kumucira urubanza, ndetse hari abavuga ko Tupac yaba yarishwe n'abagangster bagenzi be. Abandi bakavuga ko yaba yarishwe kubera nyina yaba yarahoze ari umu Black Panther. Ku rundi ruhande hakekwa witwa Suge Knight yaba yarishe Tupac. Ibi bikaba bivugwa kubera ko Tupac ngo yari ari mu mwenda w'ikirenga uyu Suge Knight, ariko uyu yakunze kubihakana ndetse akanavuga ko ari ukumushinyagurira. Abantu kandi ntibashira amakenga itsinda rya Bad Boys ryo mu mujyi wa New York
ryari rikuriwe n'uwo bita Sean John Combs umenyekanye cyane nka Puff Daddy cyangwa se P Diddy. Ibi ngibi bakaba babivuga bitewe n'ubwumvikane buke bwari buri hagati ya Tupac ndetse na Christopher Wallace uzwi ku izina rya Notorious B.I.G. Abandi bati Tupac yashatse kwigana Elvis Presley ntiyapfuye ahubwo yarihishe. Ndetse mu minsi yashize polisi yafunze uwitwa Brando Anderson nk'ukekwa wa mbere ku iyicwa rya Tupac. Iki cyari igice cya mbere cy'ubuzima bwa Tupac Amaru Shakur. Tuzagaruka turebera hamwe iby'amakimbirane ya Tupac ndetse na Notorious ndetse n'abashinjwa bose kugira uruhare mu rupfu rw'uyu muhanzi. Mwakoze cyane kubana natwe. Hari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, umuhungu w'Abanyarwanda ubagezaho ubucukumbuzi nk'ubw'ubwenge hano kuri Mr. ML TV. Reka duhure mu bindi biganiro. Bye bye.